nko ku ruhande rw'abigisha, abantu bagira imyete mu buryo butandukanye, ariko ni byiza. Ariko ikintu kibasha gutuma iyi tukutuku ndabihindura umweru sinashire, bigaragara ko rero abantu bakiri mu byaha arabahamagarira kuza, kandi natwe ubwacu ntabwo umutima ubu ducira urubanza, ariko umuntu ari gukora atejejwe. Haleluya. Manje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Ndanezerewe muri uyu mwanya kongera kuboneka kugira ngo baganirize ijambo ry'Imana, bankurikiye, ari abazankurikirana bari hafi n'abazankurikirana bari kure. Nejejwe nuko Imana yongeye kumpa akanya ngo twongere tuganire. Ndumva atari bwo bwa mbere nza kuri iyi kamera, ariko kuko uko iminsi itambuka agenda havuka abandi bantu bashya, ndagira ngo nongere nivuge. Nitwa Ntamugabo umwe Etienne, nkaba ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana 7, nkaba nkora umurimo w'Imana mu itorero rya Gasovu ADPR Paruwase Rundoyi, rikorera mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Uburengerazuba mu murenge wa Ruhango, akagari ka Rugasa. Ndagira ngo rero n'ubundi tuganire ijambo ry'Imana, nkuko hari ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye, ngira ngo tuganire. We muntu nteze amatwi, ndagira ngo n'ubundi murambure Bibiliya zanyu, tuganire ku magambo aboneka hano mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 14. Hari amagambo ngira ngo dusome, kuko ni amagambo Imana yashyize ku mutima wanjye. Icyakora turaza gusoma no mu Batesalonike, mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 3. Reka nkuko mbivuze rero dusome aha mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 14. Haranditswe ngo, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Ndagira ngo twongere dusome mu rwandiko rwandikiwe itorero ry'Itesalonike igice cya 4 umurongo wa 3. Icyo Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana. Ku wa 4, ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we, wezwe, ufite icyubahiro. Imana itugire neza. N'aya magambo numvise ngira ngo tuganireho n'abantu baduteze amatwi, ndetse n'abazabasha kudukurikirana. Aya magambo intego nkuru ngira ngo tuganireho ni intego yuko umuntu wese wahamagawe n'Imana cyangwa wamenye Imana akwiriye kugira umwete wo kwezwa. Hari ibintu byinshi abantu bagirira umwete kandi ukabona ari byiza. Abantu bajya bagira umwete wo kuririmba nko ku ruhande rw'abaririmbyi, abandi bakagira umwete wo kwigisha nko ku ruhande rw'abigisha. Abantu bagira imyete mu buryo butandukanye, ariko ni byiza. Ariko ikintu kibasha gutuma iyo mirimo dukora twazabona ubugingo buhoraho ni ukwezwa. Mirimo yose dukora turasabwa kwikora twejejwe. Niba uri umuririmbyi wejejwe. Kandi iri jambo kwezwa ndagira ngo ni ijambo ryumvikana, kwera nyine, ikintu cyera, ikintu kitarimo umwanda. Ikintu cyera biragaragara burya y'umwenda wera, ni ukuvuga ngo biba bigaragara ko uwo mwenda nta mwanda urimo. Imana itugire neza. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Biragaragara ko ijambo ry'Imana ritweruriye ko umuntu utejejwe atazareba umwami Imana. Bwoko bw'Imana, ngira ngo tugira umuhate, tukajya gusenga, tukajya mu materaniro, tukajya kuririmba, yemwe tukitanga, dukora imirimo itandukanye,
cyane nkanjye mba muri korali Witsemba, dukora ibintu byinshi birimo kuruha, kandi si twe gusa, abantu bose bahamagawe n'Imana ndabizi ko tugira imirimo myinshi, ariko reka ninginge mugenzi wanjye ubasha kunkurikira ngo asenge Imana imufashe kugira ngo imirimo yose akora ayikore yejejwe, kuko atejejwe ntiyazareba umwami Imana. Nubwo turirimba ngo Yesu tuzamureba, bandi ngo tuzamuhobera, tukavuga byinshi, ariko niba tutejejwe ni ukuri ntabwo tuzamubona. Hari umuririmbyi waririmbye ngo Yesu bwazaza ngo mbese tuzamurebesha amaso asate dufite ibyaha, ahandi akatubwira ngo abanyabyaha bazahunga mu maso he. Bigaragara ko rero dukwiriye guhirimbanira kugira umwete wo kwezwa, ibyo dukora byose tugira umwete wo kwezwa, kandi Yesu niwe utweza, nk'uko ijambo rye ribyivugira ngo nimuze tujye inama, ngo nahe byaha byanyu bitukura tukutuku ndabihindura umweru sinashyira. Bigaragara ko rero abantu bakiri mu byaha arabahamagarira kubuza kugira ngo abeze, ariko n'abamaze kumumenya arabahugurira kugira ngo bagire umwete wo kwezwa. Uko tuba mu isi duhura n'ibitwanduza, niyo mpamvu ubuzima bw'umukristo bukwiye kurangwa no guhora umuntu yiyeza. Nkunda kubivugaho, ndagira ngo ntange urugero ruto. Biragaragara ko nkatwe nk'agace turimo ni agace k'igiturage cyane cyane gikunze kubamo ikintu cyitwa ibyondo, kuko nta mihanda myiza ibihari. Ni ukuvuga ngo amasantire tuba tujyaho ni amasantire aba asa nk'aho ari kure, nko kuva aho dutuye ugera kuri kaburimbo hari urugendo umuntu akora, hari imisozi umuntu anyuramo. Bigaragara ngo rero iyo umuntu anyura muri iyo misozi, hari igihe nko mu gihe cy'imvura abasha kugenda rimwe anyerera akagira ibintu bimwanduza, ariko hari igihe agera mu gahanda keza yenda kugera muri santire akitunganya kugira ngo aze kugera muri santire agaragara neza. Ndetse aho haba hari utugezi abantu bagakaraba, utwondo twabagiyeho bakatwoza kugira ngo baze kwinjira muri santire bameze neza. Niko binameze rero muri iyi si, hari ibigenda bitwanduza, ariko tuba dukwiye guhora twiyeza kugira ngo umwami wacu tuzabashe kumureba. Niko bimeze, si uko imyanda itwanduza yabura, ariko nta ruhare tubigizemo. Urumva ko hari igihe umuntu aba anyura aho hantu hari ubunyereri, akaba anyuranyiriza kugira ngo ataza kugira ibyondo byinshi byamujyaho, ariko bitewe n'uko ari kunyura ahantu handuye, byanga bikunze hari ibimujyaho, ariko akagenda navuga ati ibi byantarukira, ariko nkwiye kwezwa, nkwiye kwiyeza. Niko n'isi igenda itwanduza, haratubwira amagambo akatwanduza, hari byinshi bigenda bitwanduza, ariko dukwiye kugira umwete wo guhora twiyeza kandi twiyejesha kubaha Imana. Imana itugiriye neza. Ahandi twasomye ngo icyo Imana ishaka ni ukwezwa kwacu. Ntiwumva se icyo Imana ishaka ni ukwezwa kwacu? Hari byinshi dukora binezeza Imana, ariko none ngo icyo Imana ishaka ni ukwezwa kwacu, tugakorera Imana twejejwe. Bwoko bw'Imana munkurikiranye, ndagira ngo tugire umwete, tugire ishyaka ryo kwezwa n'icyo Imana ishaka. None iyo twejejwe rero, imirimo yose dukora bigenda neza, Imana yanezerwa, kandi natwe ubwacu ntabwo umutima uba uducira urubanza. Ariko umuntu ari gukora atejejwe, ni ukuvuga ngo niho n'ubundi umutima umucira urubanza, aravuga kukubeshya nawe akumva ari umubeshyi, aravuga kubangana akumva n'urwangano rumurimo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe rero ntabwo yumva atinyutse. Niyo mpamvu ugira ngo nkurikiranye, gira umwete wo kwezwa. Icyo Imana ishaka
n'ukwezwa kwacu. Ndetse haje irindi jambo ngo no kwirinda gusambana. Birashoboka ko wenda unkurikiranye waba uri umusambanyi, ariko menya ngo icyo Imana ishaka n'ukwezwa kwacu no kwirinda gusambana. Ndetse ahandi hatubwiye ngo kandi umuntu wese muri twe cyangwa se umuntu wese muri mwe akamenya gutegeka umubiri we ngo wezwe ufite icyubahiro. Ni ukuvuga ngo naje kureba asanga umuntu wese afite umubiri, kandi none Imana ivuga ngo umuntu wese akwiye kumenya gutegeka umubiri we. Ufite umubiri wambaye, nanjye ufite umubiri nambaye. Biragaragara iyi mibiri twambaye ushobora kubitandukanye, ariko icyo duhuriyeho nuko twese tugeragezwa nayo. Ariko noneho urasabwa kumenya kuwutegeka, nanjye nkawutegeka. Imana itugirire neza. Mwene data, mushiki wanjye wari unkurikiranye, ndagira ngo muri make nkubwire ko icyo Imana ishaka ari ukwezwa kwawe no kwirinda gusambana, kandi noneho gira umwete wo kwezwa. Imana itugirire neza. Gira umwete wo kwezwa. Rero Yesu niwe witeguye kutwuhagira, yiteguye kutweza. Uvuga ngo rero iyo umwegeye ukamwereka umwanda ufite, kandi ukawumwereka ubabajwe nawo, ushaka ko uwo mwanda awugukuraho, byanga bikunze Yesu arakweza. Mbese hari nta mwanda wibonaho? Ese umwanda wibonaho ni umwanda bwoko ki? Ndagira ngo aho uri wowe nkurikiranye, umwanda wibonyeho yenda ni umwanda w'ubusambanyi, yenda ni umwanda w'ubusinzi, ni umwanda wo kubeshya, ni umwanda w'agasuzuguro, ni umwanda wo gutukana. Ndagira ngo nkubwire ngo umwanda wibonyeho aho uri, ca bugufi dufite gusenga Imana. Ubwira Imana ngo Mana nyeza kuko nibonyeho umwanda, kandi menye ko utejejwe atazakureba, kandi icyo nifuza no kukureba. None iyi myanda imbonetseho, iyi myanda nibonyeho, bwira Imana ngo Mana iyi myanda yinkureho. Imana iteguye kukweza, kuko iyo umuntu ayihungiyeho ntabwo ijya imusubiza inyuma. Ca bugufi dusenge Imana, nuko Imana ikugirire neza, Imana ikweze mu izina rya Yesu. Mana Data wa twese uhoraho, ndagushimiye kubwira ijambo ryawe ritambutse ritubwira ko icyo ushaka ari ukwezwa kwacu, kandi ko dukwiye kugira umwete wo kwezwa n'uwo kubana abantu bose amahoro, kuko utejejwe atazakureba. Muri uwo mwanya ndakwinginze ngo imyanda wabona Nyagasani ku bantu bawe, Data cyakuzanye n'ukweza abantu bawe. None Mana reba uyu mwene data utsinzwe n'urubanza, uyu mushiki wanjye utsinzwe n'urubanza, hakari imyanda yibonyeho. Nyamuneka Madura agize agahinda, akeneye ko wamweza. Gaho mweze ufite imyanda y'ubusambanyi, imyanda y'ubusinzi, imyanda y'umuji, imyanda y'agasuzuguro. Nyamuneka Mana, imyanda y'uburyo bwose Mana tweze kugira ngo haza kukureba. Urakoze, ndagushimiye ko n'ubundi ijambo ryawe rizabasha gutambuka, kandi rikagira umuntu uzaryumva wese. Nuko urakoze, byose bisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen.